Waba ufite ikibazo indwara haba ku mubiri mu bitekerezo ndetse no mu byo ukora, aho igisubizo nta handi wagikura usibye kuri Muganga Nathan. Akuvura waba uhari cyangwa udahari, usibye indwara zose z'umubiri, aho inyatsi, ukora utunguka, karande n'ibindi byinshi bitandukanye byo mu muryango abikoraho bigahita bikemuka. Niba ushaka ikiganza nk'icya Mesiya, hamagara kuri 0782562627. Watubona kandi no kuri YouTube channel yacu yitwa Muganga Nathan TV, aho tukugira inama z'uko wagenza ubuzima bwawe. Wibuka ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Kongeye kubifuriza ikaze kuri Muganga Nathan TV. Mwebwe abamaje gukanda subscribe mudukurikirana umunsi ku munsi, n'abatari mwakanda subscribe wakanda kuri iyo buto y'umutuku kabisa ahantu handitse ngo subscribe, ubundi ukaba ufashe ifatabuguzi ukazajya ukurikirana ibiganiro byacu ku buntu. Ibiganiro byacu rero byibanda kenshi na kenshi ku buvuzi ndetse no ku buzima n'ubuzima busanzwe bw'umuntu abayemo. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri kanseri y'amabya. Mumbabare nabuze inyito nabyita, ubundi zino mvugo ntago ari nziza kuzikoresha, ariko nabuze uko mbyita, n'ubundi nkoresha termini appropriate yayo bwite kugira ngo n'abatabizi babisobanukirwe. Ni kanseri y'amabya rero tugiye kwigaho, turareba ibimenyetso byayo, impamvu ziyitera, uko wayirinda, ndetse uramutse ugize ibyo byago byo kuyirwara uko wayivuza. Tubibutsa Muganga Nathan avura indwara nyinshi kenshi na kenshi baba bavuga ko zananiranye. Umubona kuri 0788532327. Yakugira inama, yakuvura indwara wumva bavuga ko zananiranye, harimo n'izi za kanseri. Ibyo ngibyo arirebaho rikaka. Twakomeje n'ikiganiro cyacu, ngewe ni ukibategurira banyita Emmanuel Rakarama, Emirai Marti Promo. Black Sheep Affair zanjye no kubagezaho ibintu nk'ibi nyine biba bishingiye kenshi na kenshi ku buzima, kugira ngo tubone uko twakwirinda ibintu mbere y'uko wivuza. Burya biba byiza, nubwo tugukangurira guhita ugana muganga, yaba wa kizungu yaba wa gihanga, bitewe n'uko wimva. Twagiye rero, kanseri y'amabya ni imwe muri kanseri zibasira abagabo bari hagati y'imyaka 15 na 35 ku kigero kinini. Abo nibo yibasira cyane. Ikimenyetso cya mbere ni akabyimba katababaza kaza ku gice cy'amabya. Iyo yavuwe hakiri kare nta kabuza rwose irakira. Yes, urabo byumva. Nimba utafashe izo nomero nazi gusubiriramo, ni 0788562327, ukavugana na muganga ku kibazo cy'indwara iyo ari yo yose waba ufite. Ashobora kukugira inama ukajya ku wa kizungu, yaba ari ibyo ashoboye nabyo akagufasha. Muri rusange rero, kanseri y'amabya ni kanseri ifata ku gice kinini ku gice gito cy'amabya, ikaba ifata abagabo. Ku bw'amahirwe ni kanseri ishobora kuvurwa kandi ikanakira ku buryo bworoshye ugereranyije n'andi moko ya kanseri. Murabizi abahama kanseri amwe aba atanakira cyangwa se izo bashiririza, ubwo zikaba zirakize cyangwa se ukayigumana ariko ishiririje. Hari n'izo baca ince zimwe z'umubiri, ariko hari n'izo nk'izifata ku bwonko cyangwa se urutirigongo, uba usanga bigoye kuba wavuga ngo urayishiririza, kuko se washiririza ubwonko nabwo bwahita bushirira. Uba usanga bahita bakubwira turabura iminsi ngahe ngo wipfire. Icyo gihe rero izo kanseri ni ubwoko bubi. Ariko iyi ngiyi y'amabya yo abashakashatsi cyangwa se abaganga babigize umwuga bavura kanseri bavuga yuko ari kanseri imwe mu zoroha kuvura. Yego, ubwo turareba uburyo bayivura n'uburyo ukurikiranwa kugira ngo uyikire burundu. Ubu bwoko bwa kanseri rero y'amabya bubamo ubwoko bubiri. Hari iyo bita seminoma, ni ubwoko bwa kanseri y'amabya bukura ku muvuduko muto cyane ko yafashe. Bukunze kwibasira abagabo bari mu myaka iri hagati ya 40 na 50.
hari iyo bita rero non seminoma. Ubu bwoko bwa kanseri y'amabya bwo bukura mu muvuduko munini cyane ko bwafashe, bukunze gufata abagabo bari hagati y'imyaka 20 na 30. Ariko nawe urabizi yuko n'amaraso y'umuntu mutoya akenshi na kenshi abavuduka n'indwara, niyo mpamvu cyangwa se no kanseri ibivuduka cyane. Ese twakwibaza ngo ni ku mubare ungana iki abantu bibasirwa ni kanseri y'amabya? Kanseri y'amabya ni imwe muri kanseri zidakunze kuboneka. Ikinyamakuru cya Cleveland Clinic kivuga ko kanseri y'amabya yibasira umuntu umwe ku bantu 250. Ubwo tuvuze ku ijana byaba ari 0.35 ku ijana. Urumva umuntu umwe mu bantu 250 ni benshi cyane, ariko ni ngombwa kumenya ibimenyetso byayo kugira umenye uko yirinda nuko wayivuza hakiri kare. Ariko nubwo idakunze gufata abantu benshi, ariko iza ku mwanya wa mbere muri kanseri zibasira abakiri bato bari hagati y'imyaka 15 na 35, nk'uko nabibabwiye yuko abantu bari muri za 20 na 30 iyo ibafashe iravuduka cyane ku buryo ihita inagaragaza ibimenyetso, kimwe n'uko utayivuje kare ishobora kukwangiza imyanya myibarukiro yawe. Twagiye ku ibimenyetso bya kanseri y'amabya. Muri rusange hari ibimenyetso bya kanseri y'amabya bigaragara, hari n'ibiba bitagaragara, ariko twe twavuga ibigaragara kugira ngo uhite ubimenya. Harimo icyo bita kubyimba amabya cyangwa akuzuramo amazi, akabyimba kwibya rimwe cyangwa amabya yombi, kumva uremereye ku gice cy'amabya, kubabara bikabije ku gice cy'amabya cyangwa mu nda yo hasi, amabya agenda agabanuka ubunini. Ariko umuntu ashobora kugaragaza ibimenyetso kandi nta kanseri afite, ahubwo ari ubundi burwayi. Aha twavuga nk'uburwayi bwa hydrocele na infection zifata amabya. Niyo mpamvu nyine tugukangurira nimba ugize icyo kibazo guhita uhamagara nomero y'ubutabazi ya 0788532327. Muganga Nathan akagufasha. Niye mpamvu itera indwara ya kanseri y'amabya? Iyi ni igitera. Kugeza ubu abahanga ntibarabasha kugaragaza impamvu ya nyayo itera uburwayi bwa kanseri y'amabya, ariko muri rusange nuko uturemangingo tw'amabya tuvuka ku muvuduko ukabije. Ibyo bigaterwa n'amakuru y'uturemangingo yatanzwe nabi, ari nabyo bibyara ubu burwayi bwa kanseri. Iyo ni impamvu imwe ishobora kubitera. Ni ibihe bintu byongera ibyago byo kwibasirwa na kanseri y'amabya? Ubwo ni ukugira ngo ubyirinde. Kugeza ubu hari ibintu byagaragajwe n'abahanga cyangwa se abashakashatsi nk'ibyongera ibyago byo kwibasirwa na kanseri y'amabya, ari byo kuba uri umugabo kandi uri hagati y'imyaka 15 na 35, kuba waravutse ibya ritaramanutse ngo rijye mu mwanya waryo. Bikunze kugaragara ku bana bamwe b'abahungu bakivuka. Ikunze kwibasira abagabo b'abazungu cyane cyane bakomoka ku baratino. Kuba mu muryango wawe hari undi muntu wigeze kuyirwara, ubwo urumva bishobora no ku abarelatives bawe barayirwaye, bishobora kuba karande, bishobora kuba kubavaho. Ikindi gishobora kugutera iyi kanseri y'amabya, kuba utabyara. Ibi nabyo ni ibintu byongera kuba ushobora kurwara iyo kanseri. Ni gute basuzuma iyi ndwara ya kanseri y'amabya? Hari ibizamini bitandukanye bishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bwa kanseri y'amabya, ari byo gushyingira. Ushobora kuvuga ku bimenyetso watanze, bashobora kubigenderaho ku bimenyetso ufite. Gukorerwa ikizamini cya ecography y'amabya, gufata agace gato ko kwibya ubundi kakajyanwa gupimwa muri laboratwari zabigenewe. Hari ikindi kizamini cyitwa inguinal secretory tumor marker test,
nacyo ushobora gukorerwa. ubwo icyo nacyo ni ikizamini bashobora kugukorera bakamenya nimba iyo kanseri y'amabya uyifite koko. Bashobora no kugukora ikizamini cya sikaneri. Ibyo ni ibizamini bashobora kugukorera. Twabonye yuko ukuje utanga ibimenyetso bashobora kubigenderaho, gukoresha ekogarafi, gufata agace kamwe bakagatwara muri laboratwari k'ibya n'ikizamini cyitwa inguinal secretory tumor maker test, ndetse no kuba nanone wakorerwa ikizamini cya sikaneri. Hari rero ibyiciro bine bya kanseri. Umuntu urwaye kanseri y'amabya anyura mu byiciro bine by'uburwayi, ari byo icyiciro cya 0. Reka duhere ku cya mbere. Muri iki cyiciro uturemangingo, ariko twareba uko abantuza bagiye babyandika abashakashatsi. Reka duhere ku cyiciro 0. Muri iki cyiciro uturemangingo twa kanseri turavuka, tugatangira gukura no kubyara utundi, ariko tukaba tukirimo imbere tutaraza inyuma. Ubwo biba bikiri ku cyiciro cya 0. Ku cyiciro cya mbere rero, muri iki gihe uturemangingo twa kanseri tuba twarafashe ibyo ryose cyangwa amabya yombi, ndetse twaranafashe imitsi itwara amaraso yo mu mabya, ariko tutarimukira ahandi. Aha ni hahandi twavuge yuko cyane cyane bano baba ari batoya bafite umuvuduko w'amaraso menshi. Urumva yuko utwo turemangingo twa kanseri tujya no mu maraso. Icyiciro cya kabiri, aho kanseri iba yarimutse yarageze mu gice cy'umugongo wo hasi, yaratangiye kwangiriza, nanone iba yarafashe mu duce twitwa lymph nodes. Icyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma, aho kanseri iba yarageze no mu bindi bice by'umubiri nko mu nda, mu bihaha n'ahandi. Muri iki cyiciro cyo mu cya kabiri, kanseri niba ishobora kuvurwa iba yararenze ubuvuzi. Ni iki cyiciro cya gatatu, biba byarangiye, ubwo aba ari ukwipfira, ugategereza muganga igihe azakubwira ko uzapfira, cyangwa se no kuguporopoza. Ubuvuzi bwa kanseri y'amabya rero ukuntu bukorwa, kimwe n'izindi kanseri hari ubuvuzi butandukanye ushobora guhabwa, ariko bwose bugashingira ku rwego uburwayi bwawe buriho. Muri ubwo buvuzi harimo kubagwa amabya arwaye agakurwamo, ariko bikorwa iyo kanseri itarimukira mu bindi bice by'umubiri. Guhabwa imiti ikoresha imirasire izwi nka radiotherapy, ndetse no kuba wahabwa imiti ya chemotherapy. Uko wakwirinda kanseri y'amabya rero, kugeza ubu nta buryo buzwi bwagufasha kwirinda indwara ya kanseri y'amabya, ariko kwisuzumisha buri gihe ukumva uko bakubwira, ukumva bya bimenyetso twavuze nimba byatangiye kukugeraho, cyangwa se ka kabyimba kakugezeho, byaba byiza. Ni kimwe mu bintu byagufasha kumenya ko urwaye hakiri kare. Ibyo bikaba byanagufasha kubibonera ubuvuzi hakiri kare. Twagiye muri bimwe mu bibazo byibazwa kuri kanseri y'amabya. Ese kanseri y'amabya irakira? Kugeza ubu nyine nk'uko nabibabwiye, inyandiko z'abahanga mu buvuzi zivuga ko kanseri y'amabya ishobora gukira kugeza ku kigero cya 95%. Ikaba ari imwe mu bwoko bwa kanseri bukira ku kigero kinini cyane. Ese kanseri y'amabya irica? Icyo ni ikindi kibazo wakwibaza, icyo bita frequently asked questions. Kanseri y'amabya ni imwe muri kanseri zishobora kwica, ariko kubera ko iyo yamenyekanye ivurwa igakira, kugeza ubu umubare w'abantu ihitana ni muto cyane, turebeye ku ngero ziba zitangwa. Nimba bavuga yuko kanseri ishobora kuvurwa 95%, nuko n'abihitana nyine ari bakeya ku ijana. Twabwiye yuko yari muri kanseri igaragara nk'aho ariyo yimirijwe, igaragara muri kanseri za mbere zivurwa zigakira. Ari nayo mpamvu mu bibazo umuntu ashobora kwibaza, icyo kukibaza rwose si ngombwa kwirirwa ukibaza, kuko iravurwa igakira iyo wivuje hakiri kare.
mwakoze kudukurikirana rero ibiganiro byacu byo murabizi afeya zacu nukuba tubibagezaho. Ngeri Emmanuel Rakarama, mukomeza gukanda subscribe, like na share, ndetse munahamagara muganga Nathan ku kibazo cyari cyo cyose, yaba wararozwe uburozi ubwo ari bwo bwose, ubuherano, amategano, ubwo wariye barabigukemurira. Ushobora kuba ufite inyatsi, muganga Nathan arayivura. Ushobora kuba ucuruza uhomba, ibyo arabivura. Ubwo rero nukumuhamagara kuri 0788532327. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ngere Emmanuel Rakarama Multi Promo Black Sheep, afia zawe no kukubagezaho utuntu nk'utu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Wa ufite ikibazo indwara haba ku mubiri, mu bitekerezo ndetse no mu byo ukora, aho igisubizo nta handi wagikura usibye kuri muganga Nathan. Akuvura waba uhari cyangwa udahari, usibye indwara zose z'umubiri, aho inyatsi, ukora utunguka, karande n'ibindi byinshi bitandukanye byo mu muryango abikoraho bigahita bikemuka. Niba ushaka ikiganza nk'icya Mesiya, hamagara kuri 0782562627. Watubona kandi no kuri YouTube channel yacu yitwa Muganga Nathan TV, aho tukugira inama z'uko wagenza ubuzima bwawe. Ibuka ko roho nzima itura mu mubiri muzima.